ntabwo wahora witwara nk'ikimana wayabeshe benshi wari warigize nk'umuremyi ugenda byose sinyiri mwabo sinyiri igitamba bwabajyana uko baja benshi muri twe twabaye imbohe byose ari ndiya fani twana abacakara twe tutazongera izagera na where you are what you gonna do babo bihishaga amaboro bamenye izawe look at me now I'm the pretty queen yo mind your business sinyiri umucakara wawe perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzaho aba ntawe umuvugisha ayobora ataba. Ariko rero tujye tunanareba erega abanyarwanda byanze bikunze igihe kizagera tugire amahoro, ariko amahoro nitwe tugomba kuyaharana, nitwe tugomba kuyihesha naho ibindi. Erega leta y'u Rwanda yigize akahebwe, yigize uko yishakiye kubera ko abanyarwanda nabo babaye bafashe igihe cyo kuyitinya. Ubu ngubu rero igihe kigeze ni igihe cy'uko abanyarwanda bagomba kwitinyuka bakayibwiza ukuri, tugomba kwitinyuka. Buri muntu wese rero akwiriye kugira gute kuva mu mwobo, buri muntu wese agombye kuva aho ari, buri muntu wese agombye kuva mu byarimo akabwira abo bategetsi ati do iyo bihagije biba bihagije, mushirike ubwoba rero, nta mpamvu yo kugira ngo abantu batitizwe. ubu nanjye ndahangaha urambona ku murabyo hari abarampamagara ngo wagiye hariya ngo wagiye gukora iki ngo wa mwana we ngo bazakwitwumva nkubwire nimba unzi uranzi kumbwira no sense ntabwo uzahindura ikiri mu mutwe wanjye, ibyo bifata nka no sense. Njye hari imitekerereze yanjye mfite, nimba unzi uranzi wikirwa kumagara rero ngubwire ngo wa mwana we ngo ibintu wishoyemo umva nabigiyemo mbizi, nimba ari ugupfa nzapfa, wowe uzanyica tuzahurirayo, nta kibazo rero mfite. Wanyica wamfunga wagira ute nta kibi navuze, nta kibi rwose navuze. Ibi byo mvuga byose ni ibiriho kandi mbonesha amaso yanjye buri munsi, bibangamira none. Izi saha urasanga abantu bari muri badashobora kuvuga ngo mbona tukatuvuga ibi bintu, nta muntu wabivuga kuko nazi ko arahitarangira. So ubwo rero ngewe rwose ntago nkiri muri ba bantu bavuga ngo mfite ubwoba ngo muzanyica ngo muzagira gute. It's okay, n'ubundi nzapfa. Ese ari uko ntapfuye ubundi? Ntako ntapfuye n'ubundi, ntawe wajya gusaba akazi wajyayo wajyana application ukavayo bayijugunye muri puberi. So niba nta kumuntu atagize gute, nta kumuntu atapfuye n'ubundi, we are moving dead body. Abari buze kubona mbabaye ntago mbabaye gusa kubera cyuma, mbabaye kubera ko igihugu nta butabera. Perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzaho aba ntawe umuvugisha ayobora ataba. Igitondo cyiza, ibihe byiza abakunzi ba Gisobukiye na Gisobukiye Kigali TV, turi ku rugamba. Murabizi ko turi ku rugamba, kandi urugamba rwose rugira aho rutangirira, rufite n'icyerekezo. Icyambere ko ari gusaba abanyarwanda ngo bacane ku maso barebe ibiri kubakorerwa, iyo bamara kubona ibiri kubakorerwa batubone noneho bavuge. Rwa rugamba rukomeye kumvisha abanyarwanda ko biri mu nshingano no mu bubasha bwabo kwirwanaho, kwirengera. Dutega amaso abakuru bacu, reka da baduta mu nzira batugira imfubyi turababura. Urubyiruko rwarahagurutse rutangira gufata ibintu mu maboko yarwo. Mwabonye abantu nka Jarike Musana n'abandi baje guhaguruka bati twe tuvuye muri FPR. Bamwe bakabahagurukira ati bariya buriya no kujijisha niki, ariko dukoresha ubwenge bwacu Imana yaduhaye. None se umuntu aje kujijisha kwa gushaka kujijisha ahubwo agasana kwizirika, urumva avantage atari kuri weho uyitwa bloke ngo bwavuze ngo buriya n'uwagatsiko. Reba icyo ari kuvuga, urebe umusaruro biratanga, ushaka icyo wabibyaza, numara kukibona ibyo bindi ubwo ubikire ku ruhande. Hari ibintu byinshi FPR yagiye ikora ku giti cyayo, bashaka kutugora kutuzirika kugira gute, ariko ishiduka ari byo birangije bihishe bisenye, isanga yitemeye ubwatsi munsi y'ibirenge. Nawe ingero nyinshi, harimo ba Kizito Mihigo kubica, harimo ba Barafinda, harimo ba Paul Rusesabagina, harimo ba Damange, ba Karasira Aimable, ba Theo Nest wo kumubavo, n'abandi barashidi n'abandi. Biriya rero byagize ingaruka nyinshi nziza ku gihugu, batubereye igitambo kandi nkanabashimira mu izina ry'abanyarwanda. Baratwitangiye ariko byibutse bigeraho bigeze igihugu. Rubyiruko nimuhaguruke, nimukomeze mutere imbere. Ngiye kubumvisha ubutumwa bukurikira bukomeye kandi bw'agaciro.
aho urubyiruko aho abantu urubyiruko by'umwihariko ruhaguruka rukavuga ruti FPR ugomba kujya mu kiruhuko cy'izabukuru mageragere. Kera ntabwo byari bishoboka kubona umuntu haguruka akidogera agatsiko. Twari dufite Perezida Kagame yari yarafatishije burya mu baturage ku buryo bukomeye, kubera ko yarangije gushyira mu banyarwanda benshi yuko ari ukemura ibibazo by'abanyarwanda. Gitifu yakubita inkonji ukavuga uti ugahigira uti Kagame nazazi no azaba ari ngiye nawe imbere kwa Perezida. Ati Kagame nazaza tuzahangana. Bibabwira ngo mu mitwe y'abaturage benshi barimaga mu muzehe wacu, cyangwa se mwakomeje kumva batuvuga ati Perezida wacu ari hehe muri bino bihe bya korona nyuma y'urupfu rwa Kagame. Biriya nibereka Kagame icyo yari yarangije gukora, yari yarabigaruriye ku nabi no ku neza. Uyu munsi rero hari ikintu cyabaye FPR cyo gutakaza, gusenyuka, kurangira. Ni ubutumwa bugiye kurikiraho. Uri gutsindwa FPR kuva mu kibuga, turakubahuka amanywa nijoro kubera ko watezutse ku nshingano wari warihaye. Kubona abantu bari haguruka bakavuga rero nubwo yabumwe bati kama mbaye ni munyica ndapfa mwisha Kizito mu cyo ntawe uzaza. Haza barashidi, haza ba Damange, haza benshi bakarasira n'abandi baraza bafata bajya muri cyatsimbo cya babandi mwishe, murafunga abandi bari kuza. Bira nibibereka ngo muri kurangira, nimushyira agapira hasi tubabwira ku neza tuti erega byabarangiranye, mwagiye hakiri kare, mwagiye mugifite ubuhengekero, mwagiye guhamba iyo ntumbi mwarangiza mukagenda cyangwa mukajyana no kujya kwigurisha mu mahanga iyo ngiyo ikababera impamba. Ko nibitaba ibyo ko ari cya kirahure n'amazi igitonyanga kimwe gituma byose bimeneka, mwagiye bitarameneka, mwagiye atagiye icyo gitonyanga. Kabaturage babarambiwe, k'abanyarwanda babarambiwe ko murambiranye kandi namwe mubibona. K'abanyarwanda siye bacana bakatora bakavuga bitigeze bibaho ku bwa Perezida Kagame. Yari afite amakosa ye, niko Ntadimana yagize ayi, Kayibanda akagira ayi, kugeza ku bami bakagira amakosa yabo. Turi mu buzima twagumye kugira demokarasi twayirwanira, kubera ko ntaga amakosa yakozwe na Kagame na Habyarimana yarangiye atazongera kuba mu gihugu. Ariko iyo ariho demokarasi, Perezida Muhammad agakora ibyo yemereye abaturage, iyo bimunaniye bamushyira ku ruhande akagenda bagashyiraho ubundi. Iyo niyo demokarasi. Ntabwo ngo nitujya demokarasi ngo tubaye ngo muri paradizo, ni urugamba rw'ubuzima ruhoraho rw'igihugu. Ikiza cya demokarasi rero nuko iyo ashaka bitagenda neza, inteko ishobora kuvuga iti Perezida nubwo maze amezi 3 turakwirukanye mu izina ry'abaturage. Icyo cyo duharanira, iyo niyo demokarasi. Abanyarwanda nimwumve ngo agatsiko nikava ngo paradizo no, agatsiko nikavaho urugamba twatangiye rwo gufata igihugu cyacu mu maboko tukikemurira ibibazo ruzakomeza. Akarengane gahagarare, amarira ashire, igihugu uti kora ibyo ushaka sha, ejo bundi manda nirangira tuzakuvugana. Ni icyo kintu tugomba guharanira, sibyo? Kandi mwumve ubwo butumwa, mwumve icyo bita gutsindwa kw'igihugu kw'agatsiko, gutsindwa kwa leta. Iyo abaturage bahagurutse ku bwinshi bakavuga bakakwamagana, by'umwihariko kuri leta y'igitugu itarigeze yubahukwa bibaho, nta muntu ushaka kuvuga akarengane afite. Uyu munsi wese agahari guhaguruka akavuga. Mwumva ubutumwa mpitisha kenshi mu biganiro byacu by'abanyarwanda, akenshi mpindura amajwi kubw'umutekano wabo, ariko bo ntabwo baba babishaka. Bavuga ati buhitishe uko buri, avuga nti cyangwa nuko message hita amajwi yo tuzaba tureba turi ku rugamba. Ariko cyari byashobokaga uretse ko tugifungura aya macano mwigiraga mu Abanyarwanda bavuga kuno wavugishaga abana mwese n'ikiganiro leta agisi batagisoma. Nabyo niko bikimeze. Ndibona buri munsi nsohoye ikiganiro nkareba nkajya muri studio nkareba abantu bakibonye abagihaye abandi uburyo kibi kugenda nkavuga nti aka nakazi. Ni nabyo bibi ingufu bicyampa imbaraga, kuko nkabona kuko mbona ko akazi turi ko katari akacu twenyine, ni ak'Abanyarwanda benshi. Mukomereza aho rero, mukore kuri like, musangize ibiganiro, musangize ubutumwa bwacu bugere ku Banyarwanda benshi mukoresheje uburyo bwose bushoboka, WhatsApp ukikunda kugera ku bantu benshi, Facebook n'ibindi. Ni intambara ya buri Munyarwanda. Imana ikomeze itugende imbere muri intwari ku rugamba, muri abana b'Imana, muri Kanyarwanda. Ndabakunda kandi ndabasuhuje. Igitondo cyiza twagiye. Mwiriwe neza muvandimwe John. Imana y'amahoro nibane nawe. Mbere na mbere ndagushimira umusanzu ukomeye wahaye Abanyarwanda mu kumenyekanisha ukuri kwariko. Imana ni ukuri ijye guha umugisha, uri Umunyarwanda nyamunyarwanda kandi ushakira ibyiza Abanyarwanda bose muri rusange. Imana ijye guha umugisha. Ngiye kuvuga ku bintu bitatu cyangwa se bigera kuri bine. Mbere na mbere ndavuga ngo nyakubahwa Serge wo kuri
wo muri RNC umuvugizi wa RNC seko numva uri gutuka abantu ngo ni bimara wahindutse Tom Ndahiro se ubwo uri Tom Ndahiro nawe kuko ntabwo kuvuga ko mwaba muri mu biganiro na leta y'u Rwanda ntabwo icyo ngicyo ari ikibazo cyatuma uza utuka abantu ngo ni bimara ubwo nawe mu gatebo kamwe na Tom Ndahiro ko niba numvise utukana ngo ibimara nuko ubwo nawe uri mu gatebo kamwe na Tom Ndahiro wayobora abanyarwanda se ubatuka ngo ni bimara cyangwa wagira icyo bavugira babwira ngo ni bimara no nta kindi muvandimwe John Diamond yavugije impanda atubwira ko tuyobowe n'umuranga nanjye mvugije impanda mbwira urubyiruko mvuga ngo mwa rubyiruko mureke kwishora mu bwicanyi babashuka mukajya kwica bagenzi banyu namwe kandi bikarangira mwishwe nyamuneka rubyiruko bana b'u Rwanda rubyiruko bana b'igihugu mureke kwishora mu bwicanyi kuko inkota wicishije nawe niyo izakwicishwa kujya kunekana munekana kubera ayo makuru birangira bakwishe mubivemo mwa rubyiruko bantu bakuru namwe aba papa basaza abakecuru ibintu byo kunekana no gutanga amakuru atariyo n'utugambo twinshi nyamuneka mubireke ndagaruka ku bantu bo hanze bitira bariya bantu bashinze international damange ryamugwiza bavugira uriya muryango uvugira damange banyakubahwa international damange yitiriwe damange turabakunda ariko mesaje ya damange mucamo kabiri kandi icyatumye afungwa ni uko yavuze ko tuyobowe n'umuranga mugerageze no guca muri mesaje ya damange no kuvuga ibindi nimugera ku icyo ngicyo mugitaruke kandi nubwo muvuga ngo ntacyo bimaze ntabwo mureba aho u Rwanda aho abanyarwanda tugeze nikubita agashyi rwose nimba mwaragize icyo gitekerezo cyo kuvugira damange ugashinga uwo muryango rwose mwicamo mesaje ya damange mo kabiri icya nyuma yasorejeho cy'urupfu rwa perezida Kagame nicyo cyatumye bamutwara nyamuneka musubize amaso inyuma mwumve mutege amatwi mu gucamo mesaje ya damange mo kabiri ikindi ndagaruka ku bantu batubwira ngo perezida Kagame ngo arahari arihe ari kwandi abatubwira ngo arahari mumuzure mumuzane imyaka 2 n'igice irashize utabona n'udashaka kubona utumva n'udashaka kumva amaso yerekwa bike ibindi akirebera damange yarabivuze Sekikubo yarabivuze Gisovukiwe yarabivuze perezida Thomas Nahimana ya perezida yarabivuze n'abandi n'abarashide barabivuze n'abandi rero mureke kudukiniraho n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi mureke kudukiniraho imyaka 2 n'igice irashize abandi baperezida barisanzura mu baturage babo yaba yibera kuri YouTube yibera mu mahanga yararangiye yarapfuye imyaka 2 n'igice irashize murangira kwikirita mugaseka ngo twamubonye mwamubonye kwari twabonye abantu twaramuzi
stop twebwe abanyarwanda turimo twaramubuze yarapfuye hashize imyaka 2 n'igice bicaye ku murambo bari kuhamba stop rero ikindi ndagaruka ku madini ba pasiteri ba bishopu bahaji banyagatolika mwe mubona abanyarwanda bari kwicwa baburirwa irengero bahohoterwa mukaruca mukarumira ntacyo mushumbye muratubeshya murengera inyungu zanyu gusa ntabwo murengera inyungu z'abakristo muri rusange ko murengera inyungu z'abakristo muri rusange ntabwo mwakagombye guceceka ubwoko bw'Imana burimo burengana burimo bwicwa buri munsi mukaruca mukarumira musubize hagati y'ibendera umukristo nyamukristo cyangwa umushumba nyamushumba ashinzwe kureba ko igihugu abanyarwanda muri rusange batari mu karengane ariko turi mu karengane mwaracecetse muraza mwigisha ijambo ry'Imana gusa ntigere mugira icyo mubivugaho mugaceceka mukaruca mukarumira ku bw'inyungu zanyu mwagezeho mwanga gutakaza Imana izabibabaza muvandimwe ndekeye aho Imana y'amahoro ibane nawe ndagukunda John uri intwari kandi komereza aho ngaho ukuri kuzatsinda mu izina rya Yesu murakoze ubu nanjye ndahangaha urambona ku murabyo hari abarahamagara ngo wagiye hariya ngo wagiye gukora iki ngo wa mwana we ngo bazakwumva nkubwire nimba unzi uranzi kumbwira no sense uziko ntabwo uzahindura ikiri mu mutwe wawe ibyo bifata nka no sense nje hari imitekerereze yanjye mfite nimba unzi uranzi wikirwa kumagara rero umubwire ngo wa mwana we ngo ibintu wishoyemo umva nabigiyemo mbizi nimba gupfa nzapfa wowe uzanyica tuzahurirayo nta kibazo rero mfite wanyica wamfunga wagira ute nta kibi navuze nta kibi rwose navuze ibi byo mvuga byose ni ibiriho kandi mbonesha amaso yanjye buri munsi bibangamira none izi saha urasanga abantu bari muri badashobora kuvuga ngo tukatuvuga ibi bintu nta muntu wabivuga kuko nazi ko arahitarangira so ubwo rero ngewe rwose ntago nkiri muri ba bantu bavuga ngo mfite ubwoba ngo muzanyica ngo muzagira gute itsoke n'ubundi nzapfa ese ari uko ntapfuye ubundi ntako ntapfuye n'ubundi ntaki ntaho wajya gusaba akazi urajyayo wajyana application ukavayo bayijugunye muri puberi so niba nta kumuntu atagize gute nta kumuntu atapfuye n'ubundi we are moving dead body ntacyo bazageraho twe turi abanyarwanda abayisilamu n'abanyarwanda leta zose zabayeho adana zarayishigikiye ntacyo zavuze ariko uyu nguyu ujeho akavuga ngo n'urusaku ahubwo turabatumwe mubwire ko yakosheje cyane inzira ari gushaka gucamo ntazashika ntacyo bazageraho twe turi abanyarwanda abayisilamu n'abanyarwanda leta zose zabayeho adana zarayishigikiye ntacyo zavuze ariko uyu nguyu ujeho akavuga ngo n'urusaku ahubwo turabatumwe mubwire ko yakosheje cyane inzira ari gushaka gucamo ntazashika perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzaho aba ntawe umuvugisha ayobora ataba maze iminsi nakira abambasadazi b'abanyamahanga nabo nyine baba bafite amatsiko ariko bafite na agenda yabo n'uyu munsi mu gitondo nahoranye na ambasaderi w'Ubudage icyumweru gishize nakira Ubuholandi n'abandi nizo ingero ebyiri mbahaye ibibazo bibiri bose bagarukaho baravuga ngo iyo muvuze jenoside yakorewe abatutsi
ngo ubwo ntabwo ahubwo muba mugaruye mwebwe nka leta impamvu yo gusenya ubwo bumwe muvuga ko muriho mwubaka, ntimuba mugaruye y'amoko ya Bushenyi? Kuki muvuga iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi? ngira ngo igisubizo mwana mwakibona. Ariko icya kabiri bakongeraho bati iyo muvuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside mukayishyira mu itegeko, ati ntabwo ari uburyo mukoresha kugira ngo utavuga rumwe na leta, utemeranya na FPR Inkotanyi mumucecekeshe. Niyo mvugo yabo. Bakanavuga bati twebwe nuko tubyemera. mu cyemezo Uganda yari yafashe cyo gusubiza neza umubano hagati y'u Rwanda na Uganda, hari amakuru yavuze ko intumwa za Uganda zagiye kureba General Kayumba Nyamwasa ndetse zikanamubwira ko ngo nta nkunga Uganda izongera kubatera. Nabazaga ko amakuru namwe hari intumwa z'u Rwanda nazo zaba zarajyanye n'iza Uganda cyangwa se niba muri rusange urugendo rwarabaye n'ibyaruvugiweho. ngira ngo turimo kubona mwayumvise, ariko abaganda bagiye muri gahunda zabo zo kutikana bariya twe ntabwo turimo kujyana nabo, nta n'impamvu kuko uko dufata bakamenya nk'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'icyacu birazwi. So nta mpamvu zo kumvikana, ngira ngo bagiyeho mu Rwanda yabo nabo ariko ntabwo twongeye dushobora kujyana nabo gishoboka. Murakoze.